Nimba nawe ushaka ko Iribagiza akundana na Cyusa, kanda kuri like byonyine nibyo nkwisabiye, ubundi dukomeze no kuzisengura episode. Njyewe ubu ngubu nabuze n'icyo mvuga, nabuze n'icyo ndeka, kuko ahantu filime yigeze ni agahebuzo noneho ndakurahiye. Ese namwe mwumviye Fabiola avuga ati ngo mu nda ko numva bimeze nabi, bimeze bite? Filime yacu yaryoshye, ariko mbere yuko dutangira mbanze ngira akantu nkwibariza gato. Ushaka ko Iribagiza abana na Cyusa? Ese ushaka ko Cyusa amenya Iribagiza wa nyawe? Ibyo ni ibintu twese turimo turibaza. Niba nawe wibaza icyo kibazo, kanda kuri like, aho ngaho niho mwisabiye gusa, na subscribe niba uyishaka uyikande, ariko niba wumva nta kibazo. So twakomeje rero sasa kuri filime yacu y'uruhererekane Inzira y'Umusaraba, aho imajije kugera ahantu hose ku isi, mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitwegereje. Iribagiza turabizi ahura n'amagorane menshi, agahura n'ibigeragezo byinshi, ariko kubw'Imana agenda abasha kubicamo. Ese wowe urabyumva gute? Urabibona gute? Ndagira ngo ufate umwanya wawe nk'amasegonda 3 utubwire muri komenti uburyo ubyumvamo, uburyo ubibona. Nk'uko rero mubizi, turaza gufata umwanya tubasubize kuri ino filime. Nk'uko mubibona, iyi channel tubanyuzaho Inzira y'Umusaraba nk'ibisanzwe nyine, ariko nyine itaranyura kuri iriya channel yindi. Iyi ni new episode rwose. So nk'uko rero mubibona, episode yacu iri kugenda, nako filime iri kugenda yegera ku musozo, aho rwose mubona ko ibintu byatangiye gukomera, byatangiye kuryoha. Noneho ucitswe finale rwose, wowe sinzi icyo waba urimo urareba. Filime yacu yaryoshye kabisa. Cyusa muri kubona abakobwa babiri baramuhanganiye, gusa nkamwe uko mubizi nyine Iribagiza azatsinda kubera Imana. Twese rero reka tujye twizerera mu Mana, kuko Imana ishoboye byose, niwe muremyi wa twese. Namwe murabizi guturuka ku ntangiriro za byose, anyura mu bizazane byinshi, ariko ubu ngubu arimo aragenda agana ku ntsinzi. Ese namwe murabona ibintu Papa Isimbi na Fabiola bakoze, muri kubona bizabagerera hehe? Bizabagarukira hehe? Njye noneho mbuze icyo mvuga aha ngaha, aho birandenze. Gusa noneho uwo bita Mama Isimbi we nabimenya, byo birahita biba ibindi kabisa. Njye niko mbyumva, gusa ndaje mbabwira uburyo ibindi bintu bigiye kugenda.